Ikaze mwe mwese muduteze amatwi turabashimiye ko mukomeza kudutera inkunga yo kutwumva mwebwe mwese abakoze subscribe muri ab'agaciro cyane n'abatarayikora kandi namwe turifuza ko mwatujoyininga kugira ngo dukomeze tujye tugenda turyoherwa n'ibiganiro utundi Sport TV ibategurira. Uyu munsi rero ni ikiganiro cy'imikino kiri bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi. Turaza kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport ibijyanye na transfer zaho mbese n'abagenda basohoka muri iyi ekipe ariko ni ibiri kuvugwa kuko ntago biraba official. Ikindi turi buze kuganira ku kiganiro perezida w'ikipe y'Amagaju yatanze avuga ibijyanye n'iyi shampiyona irangiye uko bimeze. Yego turagaruka nanone ku ijambo perezida w'ikipe y'Amagaju yagiye avuga ubwo bari gusoza umukino wa nyuma wa shampiyona hariya Ingoma i Butare. Iryo jambo rero rikaba ryongeye ryagaruye ibyari bimaze iminsi bivugwa ko Kensi yibasiye abanyamakuru b'imikino akagenda avuga ko bavuze ijambo nk'irya Leo uko aribo babaye bagashoza ntambara. Murabyibuka ubwo umukino wa Rayon Sport n'ikipe ya Bugesera wabaga hakaza kuvamo ibintu by'imvururu bitari byiza cyane hariya kuri stade ya Bugesera. Turaza kunyarukira nanone ku bakinnyi bazahembwa turebe nk'umukinnyi w'umwaka. Ubu ngubu hasigaye abakinnyi batatu turaza kurebera hamwe uko tugenda tubona ese murumva ko ari byo byari bikwiriye cyangwa se hari abandi bakinnyi bagenda baburamo. Muhawe ikaze rero, reka tugaruke mu kanya turambura aya makuru yacu. Mumaze kubyumva rero, reka duhere muri transfer zigenda zivugwa hano muri Murera. Muri Murera haravugwa amakuru y'uko umusore w'umurundi bita Musore Prince, Michael Prince ashobora kuba ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Uwo akaba ari umukinnyi umwe mu bakinnyi bakinira ikipe ya Vitaro, akaba ari umukinnyi ukina kuri nomero gatatu, ni ukuvuga ibumoso. Ntabwo ari muremure, ikindi nanone ku bijyanye no kumutegerezaho imipira y'imitwe rwose ntabwo aribyo, ariko gusa karite nziza bagenda bavuga afite nuko ntabwo aruha kandi afite umuvuduko. Nicyo wagenda ubimenyaho. Ikindi wamenya kuri uyu musore uri kuganira cyangwa se bivugwa ko ari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport, nuko umwaka ushize yaje muri Mukura nabwo agakoramo tesite iminsi ibiri, ariko icyo gihe umutoza Afahami Lutfi ntiyamutoranya, avuga ko yaba yisubiriye iwabo. Rero bikaba byibazwa ibintu byinshi kuri ino transfer iri kuvuga ese n'ubundi ko uwo mutoza wamubwiye ko adashoboye ariwe n'ubundi uzaba ari gutoza ekipe ya Rayon Sport, aho naho kwibaza nimba iyi transfer nayo yaba igenda ishoboka, cyane cyane ko urumva ko bigeze no guhurira mu ikipe ya Mukura. Tugikomoza rero kuri Lutfi Afahamiya, turi kwibaza nanone kuri kontra ye kuko Afahamiya yasinye igihe cy'umwaka umwe gusa mu ikipe ya Rayon Sport. Aho naho bikaba biteye impungenge. Se Rayon Sport yabonye ko uyu mutoza ibyo ari byo byose ni umutoza mwiza, arashoboye, ariko se yaba ajyanye cyangwa se yashobora gutoza ikipe ya Rayon Sport neza? Aha rero bituma duterera ijisho
kundi mutoza wigeze gutoza ikipe ya Mukura rwose akanayivamo yerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko icyo gihe yari yitwaye neza nabwo mu ikipe ya Mukura, ariko yagera muri Rayon Sport bikagenda byanga, ukibaza nimba ariko ayo makipe yombi uko ari abiri ko ari amakipe aba agiye atandukanye mu bijyanye na puresha ziba ku batoza cyangwa se ibyo abafana b'ayo makipe aba agenda asaba. Ni ukuvuga nko mu ikipe ya Mukura birumvikana biranashoboka ko ushobora kubanza gutegura ugashyiramo abakinnyi filozofi yawe ukihanganirwa, ariko muri Rayon Sport baba bashaka wa muntu uza akora ikinyuranyo, wa muntu uri muri kompetisiyo y'igikombe wirukanka nta byo gutegereza kujya kwigisha cyangwa se umwanya wundi. Tukaba twibaza rero nimba baramuhaye igihe cy'umwaka ko bashobora kuba nabo byo aricyo abayobozi ba Rayon Sport batekerejeho, bakavuga bati dushobora kumukubita kontra ndende, ugasanga biragoye mu gihe cyo kuzatandukana nawe bitewe wenda n'umusaruro bazaba bagiye babona. Ikindi nanone utarenze ingohe nuko wamenya ko muri Rayon Sport ubushobozi buhari yego ntibuhagije, bikaba wenda ariyo mpamvu yatumye bamusinyisha umwaka umwe. Ngayo nguko rero ibivugwa kuri uyu musore Michael Prince ukina muri Vitaro. Reka noneho nanone duze nk'uko nabibabwiye dukomereze amakuru yacu hano kuri ku byavuzwe na perezida w'Amagaju ubwo yarangizaga umukino we wa nyuma akina n'ikipe ya Muhazi. Yatangaje amagambo akomeye, reka mbacishirizeho agace gatoya hanyuma tugaruke tuyaganiraho. Birangumazemo igihe ariko uno mwaka ibintu byabaye ntaho nigeze mbibona akagambane kabayemo turakabona. Nk'uko mubyumvise rero ngiye kuvuga amagambo ye nk'uko yagiye ayatangaza. Yavuze ati mu mupira wacu harimo ibibazo byinshi, harimo harimo ibintu bya munsindire, hakaba harimo ibintu byamumfashirize kumutegura. Ati sinzi, ni byinshi cyane sinzi ukuntu umuntu yabisobanura. Akomeza agira ati uno mupira nkumazemo imyaka, ati ariko ibintu byabaye uno mwaka nta handi hantu yigeze akomeza kugenda abibona. Akagambane kabayemo barakabona. Akomeza agira ati ariko bo bakomeza kwitegura, atari ko aka kanya ntabwo yatangaza byinshi cyane. Akomeza agira ati ariko hari amakipe yishyira hamwe kugira ngo agambanire indi kipe ibe yamanuka. Namwe mwarabyumvise muri abanyamakuru, amagambo menshi yagiye avugwa. Umutoza wanyu aravuga, umutoza wanyu aridoga, ati umuntu akavuga ko yavuze ibigenda n'ibitagenda, byaba ari ukuri cyangwa se atari ukuri, akazira ko yavuze ibyo atekereza. Ati ni byinshi. Ati hajemo akagambane, ati n'umuntu akabikubwira ati turabamanura, ati muragenda, ati muratumanura se gute? Ati ariko Imana ishimwe, ati kuko Imana ntabwo irya ruswa. Yakomeje agira ati igitekerezo cye bakaretse umupira ugakomeza ugakinwa ugendeye ku mategeko. Ati ubundi umupira wacu ahantu upfira, ati umuntu iyo aje mu kibuga, ati urugero atanze, ariko ntabwo muri uyu mukino barangije we igihe bakinaga na Muhazi, avuga ko atigeze yibwa, ahubwo atanga urugero rw'imisifurire. Ati iyo umusifuzi atwibye, ati match irarangira ukavuga ute se abakinnyi banjye ko bitwaye neza, bakinnye neza ariko tukaba twibye, ese ndabaha prime cyangwa? Akomeza agira ati bituma utamenya aho wongera imbaraga, ariko umuntu iyo agutsinze akurusha umenya n'aho wongera imbaraga. Ati kuko ibyo ni ubuzima bw'umupira, ubuzima bw'umupira ni ugutsinda ni ugutsindwa, ukamenya aho ibintu bigenda bipfira, ukaba ariho wongera imbaraga. Kujya mu cyiciro cya kabiri ni ubuzima bw'umupira, kujya mu cyiciro cya mbere ni ubuzima bw'umupira,
kumanuka nabyo ni icyiciro cy'umupira. Ati rero igihe ibintu bizajya ku murongo byose ari iby'abasifuzi, asoza avuga ko harimo ibintu na Rwanda Premier League ibona umwanda iki, nk'uko iryo jambo bashyiriyemo ako gace gasoza kagiye kabivuga. Iryo jambo rero yavuze ryakurikiye ryagiye kwibutsa abantu irindi jambo ryabayeho ubwo imfura y'iwacu KNC yavugaga ko mu magambo ye avuga gutya. Reka nawe ducisheho akantu gatoya hanyuma tuze kugaruka byose tubirebera hamwe twibaza ese koko ibi bintu bizarangira gute, bizagenda gute, ninde nyirikosa ninde utari nyirikosa. Twabishyira kuri media yakoze ikintu kimeze nka preemptive sivyo sibyo bafowaseringa their opinion ishobora kuba ifite hidden agenda yo kuvuga yuko byanze. Nko kuri iyi nkuru mwabonye yakunze kugenda ica mu binyamakuru yanditswe n'Igihe Sport ivuga iti RIB nimpamagara nditaba. Ibyabaye mbere y'umukino mu kurema ibyo baremye ntaho bitandukaniye n'ibya Leo Mugesera. Niba dukorera mu gihugu gifite umurongo, ibi nabyo bigomba guhinduka. Ibi nabyo bigomba guhinduka. Hasi hakaba hariho izina KNC. Ibyo rero yabivuze agereranya abanyamakuru b'urubuga rw'imikino n'undi mugabo wakoze ibintu bitabaye byiza cyane, wanakatiwe bitewe n'ibyo yagiye agaragaza. Uyu Leo Mugesera rero yabaye umuntu wakoze ibintu bitari byiza na gato cyane hano mu Rwanda. Amateka ye twese ndumva tugiye tuyazi. Rero kuba yaragereranije abanyamakuru ba siporo n'uyu mugabo byarabababaje, bamwe bakomeza kugenda babivugaho. None urumva n'uyu mu perezida w'ikipe y'Amagaju yagarutse kuri iki kintu, yongera kwibutsa abanyamakuru nanone bakomeza kugenda babivugaho. Reka nanone rero mbumvishe se ibyo babivuzeho iki. Nabo turagenda ducishamo amagambo make cyane cyangwa mato cyane baba bagiye bavuga, hanyuma tugaruke tubikorera ubusesenguzi cyangwa tugira icyo dukomeza kugenda tubivugaho. Ikimenyetso kirenze icya perezida w'Amagaju ubyivugira Amagaju byagezemo kugeza ubwo bavuga bati. Reka rero dukomeze tubabwira uko abandi bagenda babyumva, nka Ngabo Ruben uko yabibonye ndetse n'undi munyamakuru bari kumwe, nanone ko bagarutse kuri icyo kintu Chasi yavuze Nkuriza, bavuga batese koko ikibazo ko kiri mu banyamakuru cyangwa ikibazo kiri muri ba nyir'ubwite hagati yabo. Nimba abaperezida b'amakipe bakomeje kugenda abataka ibintu nk'ibyo, wowe urinde wo kuza ubihinyuza cyangwa se ugaragaza ahantu hatariho. Ati ibyo ni nko gupfuka ibitambaro mu maso y'abantu cyangwa kugira ngo amakosa agenda aba ataza kugerekwa kuri ba nyirayo, ahubwo mugashaka urundi rwitwazo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba urujijo. Reka nabo mbagende mbacishirizamo akantu gato ku kandi, hanyuma dukomeze tugenda dusobanukirwa neza impamvu n'imbano y'ibyo bintu byose. Ibi bintu rero byakomeje kuzamura impaka ndende cyane no kwibaza. Abanyamakuru bamwe baribaza batese nk'umuntu nawe wigeze kubivuga cyangwa byigeze kuvugwaho, kubera iki yahisemo gufata ikibazo akagihengekera ku ruhande kitakagombye kuba kiriho, aho kugira ngo akomeze kugaragaza cyangwa kuvugira ibintu ku mugaragaro, avuga ukuri kw'ibibera muri no shampiyona. Bakomeza bavuga bati ese mu gihe abakinnyi bamwe cyangwa abafana bamwe bafashwe bagahanwa,
ati mugahana gitera aho guhana bimutera. Ibyo bintu murabona ari byo bintu bizatuma ruhago nyarwanda itera imbere. Bakomeza bavuga byinshi cyane ko nta hantu byagira igihe Ferwafa ubwayo itabona ko ariyo kibazo mu bijyanye n'iri rushanwa. Mu gihe rero abayobozi b'amakipe cyangwa se ibindi abandi bafite aho bahuriye n'umupira w'amaguru bagenda bacika intege kubera ibibera muri ino shampiyona, ati biragaragara ko nta hantu ikipe izajya igera cyangwa se umupira w'amaguru hano mu Rwanda utazakomeza kugenda utera imbere. Nisi ari mu bantu nge nari nshyigikiye ko bajya muri Rwanda Premier League, numve ko hari icyo yakemura mu byo ahora avuga. Bakongera bakavuga bati ese ko bamwe twavugaga ko nka Nkuriza rwose bifuzaga ko yaba yajya muri Ferwafa kugira ngo agende agira ibyo ahangana nabyo, kubera ko nawe icyo gihe yabaga afite ibyo agenda avuga nk'uko uyu perezida w'Amagaju yakomeje kugenda abivuga. Atari ko twatangajwe n'uko we kuva yagerayo nawe ubwe nta kintu cyangwa nta kintu gifatika yari bwakore cyangwa se yari bwongere kuvuga. Nuko mu gusubiza rero iryo jambo bavuga bati Kenshi nta bushobozi afite muri iriya nzu, bikagaragara ko haza gurupe nini cyane igihe utangiye kugaragaza ibibazo muri ruhago nyarwanda iba yaje ivuga, ugasanga hari ikigurupe kije nanone kiri kukurwanya. Bakavuga ko kandi ngo burya hari umugani Robin aduciriye mu Cyongereza uvuga ko abantu iyo utabashije kubarwanya ukabona utabashobora, ibyaba byiza ari ukugenda ukomeza kubiyungaho. Akavuga ati rero ni muri uwo mujyo na Kenshi yaba yarafashe uwo mwanya kugira ngo nawe abiyungaho, abonye ko nta bushobozi yabona bwo kubarwanya. Rero bigakomeza byibazwaho ibintu byinshi, ahubwo ukibaza ese koko Kenshi yafashe urwo ruhande rwo kubiyungaho kuko ntacyo yabakoraho, cyangwa se yabivuze kubera indi mpamvu, cyangwa se yavugiraga iriya nzu ya Ferwafa dukomeza kujya tugenda tugarukaho. Ijambo sentence ibabaje kurusha yambabaje kurusha izindi nteruro zose yavuze Paul, ni ijambo rivuga ngo maze imyaka myinshi muri uyu mupira ariko ibi bintu n'ubwa mbere mbibonye. Yangayo nguko rero igenda bikomeza kuvugwa muri ruhago yacu hano, mukomeza gutega amatwi ku Tundi Sport TV. Rero reka tunyarukire nanone nkuko nabibabwiye ngitangira, reka dusimbukire ku bakinnyi batatu bagomba gutoranywamo umwe uzaba umukinnyi w'umwaka. Abo bakinnyi rero harimo umukinnyi Watara ukinira ekipe ya APFC, hakabamo umukinnyi nka wa Rayon Sport, uno mukinnyi ni Fall Nganye. Hakaza undi mukinnyi akaba ari we wa gatatu witwa Omar Aba, umukinnyi wa Bugesera Meyer Biteri ubu kugeza magingo aya. Abo rero nibo bagomba gutoranywamo umukinnyi mu by'ukuri w'umwaka. Rero hakaba hakomeza kugenda hibazwa byinshi, nko kuri uyu Abatari we duhereyeho twavuga ko yego ni top scorer, ariko nk'ikipe ye tugendeye ku mikinire y'ikipe ye wabonye ko ikipe ye yakomeje kugenda igira ibibazo ndetse ikaza no kuzamukira ku mikino ya nyuma yenda kumanuka. Nanone wagera kuri Nganye wa Rayon Sport ugasanga we ntabwo ibihe byamugendekeye neza kuko yahise avunika, hanyuma ntiyakomeza gukina bitaragera aho bikomeye cyane, ariko imikino urebye akaba ajya kuyinganya cyangwa se ayinganya nubwo arusha igitego kimwe undi mukinnyi nawe bari ku mwanya wo guhatanira umukinnyi w'umwaka ari we Watara. Ukareba nka Watara we
bimufavoriza nuko yaba ikipe ye yaratwaye igikombe cyangwa se ikipe ye ariyo ya mbere kugeza magingo aya ngaya, ubundi ukabona ko wenda ukavuga ute se yatsinze nk'ikipe ikomeye ariyo ya kabiri Rayon Sport igitego, bikaba ari byo bigenda bimuha amahirwe yo kuza muri abo batatu. Hanyuma rero abo batatu nibo bagomba gutoranywamo umwe uzaba umukinnyi w'umwaka. Tukiri aho rero bwo kuri Ouattara hari urwenya rukomeza kugenda ruvugwa, bati se igitego Ouattara yatsinze ko cyamejwe ku bwa kabiri, ati kuri raporo yateguwe neza cyane, kandi iyo bakoresheje iryo jambo gutegura namwe muraryumva icyo rishatse kuvuga hano muri no shampiyona yacu, ati nicyo cyaje cyemeza ko ari icya Ouattara, mu gihe raporo ya mbere yemezaga ko igitego cyari icya Clement. Ubwo rero ngayo nguko mukomeze kujya mugenda mugira ibyo mumenya bigenda bivugwa hano muri Ruhago Nyarwanda. Tugiye rero gukomereza mu batoza rero harimo Robertinho watozaga ikipe ya Rayon Sport, hakabamo n'umutoza Darkonovic, umutoza watozaga ikipe ya APR FC, umutoza wa gatatu ni Shaban wa AS do Kigali. Muri aba batatu rero twavuga ko umutoza ugisigaye atoza kugeza magingo aya ngaya ni Shaban wa AS Kigali, naho Darkonovic yarasezerewe ku bwumvikane n'ikipe ya APR, naho Robertinho nawe yarasezerewe mu ikipe ya Rayon Sport kubera ibibazo by'uburwayi. Aha rero ntabwo byoroshye cyane kuba wamenya cyangwa se wasesengura n'uwuhe mutoza mu by'ukuri watoranywamo umutoza uruta abandi. Ngayo nguko rero reka dusoreze hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwakoze, naho ubutaha mu bindi biganiro bikurikira. Ciao.